mercy upon us. Ndakubaza hano kundi abantu babyinnye bahimbawe wagize ubundi wababwiye ikintu cyabereye hano wababwiye ubufasha baje kuduha ubwitange bwabo wabibabwiye niba wigize waje hano mwabyinnye bahimbawe wabibabwiye we maze kubona kumenye urafata ku ikotesha ikote ry'amezi ryaguze amadolari ki hano hafi iyo uri murasamye hano ari kubera ibintu n'ubufasha dushaka gufasha abagwayi ahangaha ariko njye urabizi ko ari njye mukuru w'umuryango buriya nimba ari abaturage tugiye gufasha wagomba kuntwara gake uneje abashyitsi wabibabwiye ntabwo ndabibabwiye ariko buriya njyewe ahangaha urabona baje kuvuka wowe bawutunze ntugiramo akavuyo wowe sinzi ahangaha mwizeye wowe niba namije n'umukuru w'imiryango urabizi ko ibi nibyo nibyo menyereme ikintu kiduteranyirije hano hari abantu bagiye bamwe bakomereka impyiko zikavamo abandi bakagwara ubu rero turagira ngo tubafashe mukore ubwitange buri muntu wese n'undi muntu aba afite impyiko ebyiri imwe muvuyemo nta kibazo tubaha impyiko nta kibazo namwe ndabandeba icyo mubivugaho nyine igitekerezo ni icyanyu nawe twumva ari byo nanjye nari nzi ko njye ari igipati cyabaye nje kwirira nkaryoshya reka nanjye nari nzi ko nje kwinywera inzoga nkatwika nkirira icyo kurya nangiza mwita nakumva wahita upfa buriya ushobora no gupfa twemere batubaze se napfa amazi ahubwo ayanjye ariko nariye naribi nananyweye twariye twananyweye naribi igihe ikibazo mwebwe bagiye kubinjiza hano mu nzu babanze bagapima impyiko barebe ko ari nzima mujye mu gufasha kamwe nta kibazo nta kintu muraba murakomeza mube bazima rwose ntacyo bitwaye twariye twanyweye niko njye nanasenze nareba impyiko niyo napfa amazi kuba natarapfa niyo napfa amazi ubwo reka tugire vuba amasaha arimo aragenda reka tugire vuba nta wazi noneho nimba babyemera no karibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurana zimwe z'inzira n'umwiza angaza muzi karipati murangiza no ziruzi zose tiko zanjye ziruzi no Ninjiro abandi se mwana mweke mwaje mama akasanga umukora iki habuze n'utonyemo azi ndabiba gutsamira nababonye nekansi mutunganye ibyo kurya ibyo kunywa byose I'm fine yewe thank you God mana arabimfashemo ntibamvumbure kabisa
bakuramo kwiga abantu b'intangase kuba bafite ubwitange ibintu byose turimo turabikurikiza neza noneho hari umuntu usanzemo impyiko ipima n'ikiro niba tuzayiha perezida wa Kongo mama iraza kumukiza ndabizi ngo nta kibazo nta kintu ya perezida wa Kongo kuri iyo gahunda ndabizi biraza kuza kugenda neza wapi impyiko nyine yumvaze niba iyo impyiko nyine iraza kuza kumukiza araza kuyobora igihugu neza umuperezida niba arwaye impyiko nyine azifite ntabwo niba uzi kuzigurisha n'umuntu ugiye gufasha ntabwo reka kare kagufasha se biracyabaye ku impyiko ingana gutya ndaza kuza aho kuyimugurisha Allah sasa mwakoze kwitanga uriya imana avuga ati ntabwo yarabirimo kandi yari ibiryo byacu ahandi ukuntu abantu baba bisotombara kandi ariyo dukuye umutima mwiza ejo wana ubutaha ndabizi ubutaha nzabakuramo n'ibiri kano ka business nashinze kagira amafaranga ubuteka mitwe ku isonga cyangwa ibintu byiza bana mwagiremo impaka hagarara Hello guys, nibisanzwe ni wa muhungu wanyu Cyates nibisanzwe nimba ukunda komedi zacu ukunda ibyo dukora kora subscribe ukoresha kugira ngo ibiganiro bijye bibasha kukugezaho 5 kwa 5 sibyo cyizere ibyo uvuga nibyo bakomeze badushyigikire bakanda like turabakunda cyane ciao